tekereza kubana n'umuntu imyaka 6 yose, nyuma yaho ukazamenya ko afite umugore n'umwana kandi yarakubwiye yuko mujya kubana ari umusore. Nkaho ibyo bidahagije ugasanga nta gukunda, akakubwira ati jewe igihe cyose tumaze tubana burya ntabwo tubana ahubwo ugiye maze igihe kinini twaratandukanye twarakoze divorce. Wabyitwara mute? Wajya kwiyahura. Iyi ni inkuru y'umuntu w'umukunzi w'urugo rw'amahoro yatwandikiye arimo kugira ngo tumufashe tumugire inama. Yagize ati iki? Yaragize ati nari mfite umugabo twabanye ambwira ko ari umusore, biza kurangira habonetse umugore n'umwana, abanza kubihakana nyuma aza kwemera, nibura yemera umwana ariko amwemera bigoranye. Yabayeho akunda kubeshya cyane, arakora ariko nta kintu yagezaga mu rugo. Bigera ubwo n'ipantaro nyimugurira. Sha urambabaje pe. Kugeza ubwo n'ipantaro umugore ayimugurira. Yego. Kuva muri 2020 tubana gutyo, yajya mu kazi ntataye. Akambwira ko akazi kabaye kenshi. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yambwiye ko yabonye akazi k'amanywa nijoro, mbaza umukoresha we arabinyemerera. None muri iki gitondo nungwe nuko ambwiye ko igihe gishize tutabana ari kinini, ko mwibagirwa nkubitwa n'inkuba. Ngo mwibagirwe? Yego, yamubwiye ngo igihe gishize tutabana ni kinini nyibagirwa. Ngerageza kongera kumuhamagara ngo mubaze kuri ibyo bintu yambwiye, araceceka. Arongera binsubiriramo ngo nyibagirwa. Ati igihe gishize tutabana ni kinini nyibagirwa. Mu magambo make, mu mutima we ngo ntibakibana. Hashize igihe kinini batabana mu mutima. Namwibagirwa. Namwibagirwa. Ubwo bakoze divorce mu mutima. Umugabo we yayikoze kera. None ubwo dufitanye umwana umwe. Yajyaga aza agasubirayo, mwumva ko ari ibisanzwe. Mwumva ko ari ibisanzwe ku mugabo ufite akazi ukorera kure. None nimumfashe kubyakira cyananiye pe. Wabonye? Noneho rero icyifuzo afite no kugira ngo tumufashe kubyakira. Umva rero mbanze nkubwire. Ahangaha harimo ibintu bitandukanye. Uno musore ikintu cya mbere yakoze kimeze nk'ikosa rikomeye. Ni ukubeshya ko ari umusore kandi afite umugore n'umwana. Ariko uwo mugore n'umwana bishoboke yuko uwo mugore bari barabanye gutyo, hanyuma umwana bakabyarana umwana nyine kwaje. Oya, ikintu cya mbere ntabwo bigeze bashakana, banze inyumve. Ikibazo cya kabiri, kwihakana umwana ni ikosa rikomeye. Umwana uzi neza ko wabyaye ukamuhakana, sibyo? Yego. None irindi kosa, yarakoraga ntageze amafaranga mu rugo. Dore rero cya mbere, urumva? Ntageze amafaranga mu rugo, akagera nubwo uwo mugore, uwo nguwo nyine uyu ngurimo kukigisha inama, ari nawe umugurira ipantaro yo kwambara. Ikindi gikomeye, yego, avuga ko amaze igihe atakibana nawe mu mutima. Buri umuntu akubwiye ko amaze igihe atakiri wawe mu mutima, aba yaramaze gufata umwanzuro kera, yaranagusibya. None abantu badukurikiye, sibyo? Yego. Wenda tubaze abantu badukurikiye baduhe ibitekerezo. Ese uyu mugore mukurikije ko mwumvise ikintu, uyu mugore yakomeza kubana n'uyu mugabo kandi wumva baratandukanye mu mutima? Genda ndimo ndashaka abantu batubwire, uyu mugore yakomeza kubana n'uyu mugabo? Ese kubabarira bihoraho ku buryo bitagira igarukiro? Abantu mutwandikiye, abantu mudukurikiye, mutwandikire mutubwire. Wowe iyo uza kuba uri uyu mugore, wari kubigenza ute? Ibi bibazo mbabashije mugerageze mudusubize. Uyu mugore akomeza abane n'uyu mugabo? Ese kubabarira ntibigiraho bigarukira? Ikindi kibazo, iyo uza kuba uyu mugore, uba warabyitwaye mute? Sasa noneho ibi bibazo reka mbe mbicogoreje ahangaha, simbibaza abantu badukurikiye, ahubwo mbibaze wowe. Mbaza nta kibazo. Ndakubajije, uyu mugore akomeza abane n'uyu mugabo? Icya mbere,
hari abantu uri kubona bari kwicana hirya no hino kumva ngo runaka yishe undi nk'ubu ahantu bita muri za Rusizi umugabo yashatse umugore arangije amwica urupfu rubi kugira ngo abantu bakurikirane amakuru bayamenye. Ubwo urupfu rubi rusa gute? Yaramwishe arangije amufata amuhamba mu nzu babanagamo aca harigendera abantu bakajya bakora iperereza ngo runaka uyu munsi nibwo umurambo we waje kuboneka hacumbitsemo umuntu muri iyo nzu akase aratebera atebegera amatsiko kumenya umwobo uri hasi ngo yice iyo nzoka cyangwa se iki gikoko cyaba cyarahagize gutya. Yego. Bahinze batangira kugwa ku mwenda wa mugore. Aho yamutabye bacukuye neza basanga agize ibiki arimo koko niwe n'imyenda yari yambaye igaragara abantu bari bamuzi. Kuba uyu muhungu yarakubwiye gutyo hari impamvu yabiteye. Impamvu ya mbere kuba yaraguhishe ko yari afite umwana bura bajya bavuga ngo nabyera ngute. Hari impamvu yatumye abihisha irahari. Hari n'igerega uyu mugore yaba adashobotse, hari n'igerega n'uyu mwana yaba atari n'uwe cyangwa se akaba atari n'uwe akaba atarabyizera ko agize ibiki ari uwe. Ibyo nabyo ugomba kubiteganya. Ariko baravuga ngo imodoka iyo igukoresheje impanuka ingenzi yayo neza kuko twari kujyana kwa muganga warabibonye. Iyo umuntu akoreye impanuka ishyorongi yego niyo modoka ambulance niza kubatwara kandi zose ziba ari imodoka ibi bitabuze mu rutoki ni amakoma. Abagabo barahari sinzi impamvu ushobora guhangayika ukarwara na depression ugize amahirwe arabikubwiye atakwishe nta makuru ufite. Icyo ni kimwe mu magambo make wo byumva ute? Njye nta kundi kuntu mbyumva. Ibyo birahagije? Icyo kirahagije kuko naravuze ngo ukize. Njye mvuze ko imodoka ikoresheje umuntu impanuka ngenzi yayo yari yiza kuyitwara. Niba uwo mugabo ataramubereye mwiza hari undi uzamubera mwiza. Turacyumva? Ndacyumva. Ikindi niba yaramubwiye ko bagomba gutandukana nyine yamwibagiwe mu mutwe mu mutima. Umva Yamwibagiwe amaze igihe kinini batabana mu mutima. Naramuka hatirije tayari gupfa umwe azica undi. Yego cyane rwose. None se cyangwa se azabeho yishwe na depression byandi usanga abantu bavuze ngo yarwaye indwara y'umutima ngahita apfa. Urumva uyu mugabo kuva babanye bamaranye imyaka 6 babanye. Ubu se imyaka 6 uyu mugore nta wundi mugabo yigeze abona umutereta kandi afite umugabo. Ariko abagore bose yone bamabishu ntabwo bose ari bamabishu. None se imyaka 6 niba baramaranye imyaka 6 ntago ashobora kujya mu buzima bwo akorera amafaranga igihe cyose akorera amafaranga ariko nta na rimwe rigera mu rugo kugeza naho umugore ari umugure ipantaro. Uyu mugabo reka tubanze turebe hajyana amafaranga. Uyu mugabo ashobora kuba uwo mwana atamwanga ashobora kuba amwemera amwitaho bihagije se ariko amafaranga ugasanga hari ikiryabarezi ku ruhande gihora kiyarya aricyo nyina w'uwo mwana. Birashoboka igihe cyose akajya avuga ngo umwana yohereza amafaranga. Umva wohereza amafaranga umwana yarwaye kandi umwana ari mutaraka cyane. Ugasanga amafaranga yose ashire mu nzira cyane. Abantu babyara hanze bajya bahura n'ibibazo bikomeye. Buri umugore umuntu wabyaranye n'umuntu wo hanze ahura n'ibibazo bikomeye kuruta kwabyaye mu rugo cyane rwose. Kuko umugore wo hanze mwabyaranye arya amafaranga yawe nta kintu yitayeho. Nese abazagukora iki? Iterambere y'urugo nta kintu ababyitayeho. Ukire cyangwa urorere. Ukire cyangwa urorere ibyo birakureba. Ibyo niba bimureba. Icyo ashaka ngo yariye ameze neza. Nta kintu yambaye. Umwana we ibintu byose bimeze sawa. None se kubabarira byo bigeraho bigarukira. None se iyo uza kuba uri uyu mugore wari gukora iki? Jewe nyibibona gutyo nkigira amahirwe akambwira ati twamaze gutandukana atankubise inyundo cyangwa acakaboko cyangwa acakaguru areka kubwira ati igihe tumaranye kirahagije naba narangije kugenda kare yajya kurangiza kubivuga ndenze mu marembo nshingiye ku mfu ziri hanze ahangaza abagore n'abagabo. Ariko nanone banza umekinge shuwa ko wowe uwo mugabo wamwereye imbuto urebe utaba ari wowe kibazo. Niba yarabyaye umwana hanze akamara iyo myaka yose atabikubwiye ushobora kuba umugore we nawe utarushobotse. Nanone birashoboka cyane rwose. Wasanga byaratewe nuko no mugore adashobotse. None akagera ku rwego ko muganga namaze kugira ibiki kugusiba. Buriya ntureba ushakanye n'umuntu murabanye yaguhishe ko afite umwana. Hari icyambere hari n'igihe yaba kubonamo yuko
uwo mwana we niyo yamukwereka hashya kurushaho, cyangwa ugasanga hari n'uwo mwana niyo yamuzana ntiwamufata neza, cyangwa ugasanga yanamugambanira ahubwo umwana aramutse amumenye ugasanga ashobora kumwica. Hari igihe ikibazo yaba ari wowe, nawe wisuzume. Niba hari inama namuha, buriya bajya bavuga abagabo si bavuga ngo abagore ni inzabya zoroshye, ariko abagabo nibo bantu boroha. Umugabo iyo mutwaye gake tuntu twose aratukubwira, ariko kumara imyaka 6 abana n'uwo mugabo nta kintu aramubwira, ataravuga ati nyamara afite urugo hehe hanze nabyayemo umwana. Ibyo cyaterwaga na defo y'umugore uburyo yamubona. Maybe. Yego. Okay. Sasa giye hari inama. Kandi umuntu utakurerera n'ubundi kugumana nawe ni nko kugumana na shitani. Inama nakugira wa mugore we. Oshyosha umugabo wawe, niba ari kumwoshyosha, niba ari kujya gute muterete, byibura kwemereye mubonane muganire. Aramutse akwemereye mukabonana mukaganira, akakubwira impamvu adashaka ko mubana, mbese atabyana byo kukwandikira SMS ngumva ngo genda ngushake nguce inzira yawe nanjye nci yanjye, urumva nawe ufite ikibazo, ntuzi defo zawe aho ziri. Uwo mugore uwo mugabo wasanga yarakubonyeho defo, ugasanga no kuyikubwira akabireka, ariko muramutse mubonanye mugatandukana ku neza, n'uwo mwana mufitanye mwazafatanya kumurera n'ingiye mwaza amutakiri kumwe niba ko katakigushaka ari umwanzuro yafashe. Ariko byibura nawe wiyizi neza ukamenya defo zawe, kugira ngo tuzashakana nawe atazagira gusa, tuzashakana nawe bitazaba ibibazo. Rero bantu mudukurikiye, bantu mukunda Urugo rw'Amahoro TV, bantu mukunda ikiganiro SMS, niba uri wa mbere kuri no muyoboro, kora subscribe kandi kuduha like, bizatuma na YouTube ibona yuko iki kiganiro cyakunyuze. Kandi hari abantu benshi bakeneye inama nk'izi ngizi, byaba byiza ukoze like kugira ngo YouTube ibashe kugeza ibiganiro nk'ibi ngibi ku bantu babikeneye, kuko hari abantu benshi bafite ibibazo bimeze nk'ibi ngibi. Niba wumva iki kiganiro cyakugira umumaro, kora like kugira ngo bigere no ku bandi bantu benshi, ukore na comment, babashe nabo, ukore na subscribe, ugikundisha abandi, ukore share. So nibyo murakoze.